ikindi cya kabiri hari n'abahamagawe na Satani bafite imihamagaro ya Satani ariko bari gukora mu izina ry'Uwiteka, bari gukora mu izina ry'Uwiteka y'ikibisi kinini cyane gifite umuvuduko uri hejuru urenze wa 80 cyangwa n'uwijana bita ikidini. Yarambwiye muri no misi, yarambwira ngo Adrien ngo genda urangurura ubwira abantu ngo mu Rwanda nta maraso azigera kumeneka, nta yazameneka. Imana irambwira ngo nubwo abantu benshi birirwa bavuga ngo intambara irabaye, abandi bakavuga ngo karabaye, Imana irambwira ngo uzababwire ngo intambara yarambwiye ngo nzaza ku muntu ku giti cye, nzaza ku muntu ku giti cye. Irambwira ngo nzaca ahantu, nzanyura ku bintu kandi nyure ku muntu. Umuntu wese azumva Imana mu yesayide cyangwa mu rwe ruhande, unigahabwa icyubahiro. Bisibiye byoroshye nk'irirondo ryivanze n'abajura, n'igihe amasega yaje aho umuntu ajya gusambana yaba ari umukobwa bati Imana ibabare gucumuza igice cyo hasi, nk'ubwo yatuye yaba ari umurozi bati Imana ibabare kwifasha gucyura bayo. Itorero bita idini, kibisi kinini kijyanye abantu mu kuzimu, kibisi kinini bita amatitire y'abantu atumye abantu bagiye kurimbuka. Satani ageze ahari abana b'Imana abari kubarimbura runono. Il faut faire attention mon cher ami, il faut faire attention mon cher ami, attention. Umumaro baragaragara, n'abisi baragaragara, ukabisi bagira ibirango bibagaragaza, n'abana b'Imana barabigira. None turabona ufite ibirango bigaragaza kuri wa Satani ngo Imana ireba mu mutima. Mbega ikinyoma cy'idini yarebyaje kandi ageze ku irembo. Abanyetorero turagiye, abanyamuhamagara turagiye, nubwo mwebwe isi iri kubaryohera, natwe mu ijuru bari kutubwira ngo turagutegereje. Ariko ijuru ritamwemera sha, Imana yamureba ari umusambanyi ikabona ni ikibwa kibyibushye, yewe we yamubona ari umuhesi ikabona ni igihene cy'igiduhagire kigira gitya, hadi kiraririmba ariko ni ihene, yo kirana ariko ni ihene, yo arerekwa ariko ni ikibwa. Ya baba Mana yaduhamagaye, Bible yaravuze ngo wahamagaye benshi ariko abitabye ni bakeya. Rwandiko rw'Abaroma 8:14 yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Yisomye ku murongo wa 27 aravuga ngo kandi kubakunda Imana byose hamwe bidufataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, aribo bahamagawe n'Imana kera nk'uko yari yarabigambiriye. Bibiliya iravuga ngo abo yamenye kera yarabatoranije, n'abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije abaye ubwiza. Bibiliya ivuga ngo none tuvuga iki bw'Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Yatanze Kristo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Turagushimiye kuri Imana itari ntambira kibi, turagushimiye ko iyo uvuze biba, wategeka bikakumvira. Ubwo uguruye amarembo yo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, nyemerera ubwami bwawe buze, imirimo yawe igaragare mwami. Tuvuge ibihembura itorero ryawe kubera ko tugeze mu gihe cy'umwuma. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, dore kandi abari abasaruzi babaye abasahuzi. Nicyo kibazo gihari kubera ko barindwi bitiriwe izina ryawe ariko ntabwo utuye muri bo kandi nta n'uguri kugendera muri bo. Duhe rero kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihannye, tugendane nawe kandi tuvugane nawe, tube icyo ushaka ko twebwe tuba cyo. Uturinde. Yeremiya umuhamagaye bisobanuye Yeremiya bivuze ngo nuwajugunywe mu isi ku bwa misiyo yawe ndetse n'umugambi wawe. Nyemerera rero duhe kugira ngo twere imbuto zikwiriye abihannye, tuvuge ibyo ushima kandi ibyo ushaka. Ko tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza ushoboze kugira ngo mvuge icyo wantumye kandi icyo wamamagariye abari cyo nkora, ume kugira ngo umukumbi wawe wihane kandi kugira ngo abana bawe bahembuke. Turinde kugira ngo twe kuvuga ibinezeza abantu kubera ko Bible iravuga ngo nta wakeza abami babiri mwami. Nyemerera rero ugendere muri twebwe la fodi drando di fodrando di keli da. Imirimo y'Imana nigaragare data kwera kwe kube muri twebwe, unaniza ibicaniro by'abadayimoni, ubwenge bwa Kristo Yesu usenya ibicaniro by'abarozi. Mwuka wera manuka uruke kugira ngo uhembure itorero ryawe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 3 umurongo wa 19. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 3 umurongo wa 19. Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi,
ararakara areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure ategeka ko bajugunywa mu itanura bategeka ko baza kadutangire no mbisoma neza kubera izuba. Bibiri iravuze ngo Nebukadinezari azabiranywa n'uburakari mu maso ye hahinduka ukundi areba Saduraka na Meshake na Abedenego igitsure ategeka ko bajugunywa ngo mu itanura ry'umuriro rishye uko ryari rikwiriye kwaka karindwi, maze atoranya abanyembaraga bo mu bagabo bo mu ngabo ze ngo abategeke. Nshaka nsome ku uyu murongo wa 23 cyangwa na 2 haravuga ngo nuko abo bagabo batatu Saduraka, Meshake na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bababoshye. Murongo wa 24 uwo mwanya umwami Nebukadinezari arataka aratangara ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro batatu baboshywe? Baramusubiza bati ni koko nyagasane. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'umwana w'Imana. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. Witeka abahezagire kandi Imana ibahaze ibyiza byaye gitanga. Mfite ubutumwa buvuga ngo guhagarara mu bikomeye Imana igahabwa icyubahiro. Amen. Guhagarara mu bikomeye Imana igahabwa icyubahiro. Umuririmbyi yaravuze ngo ntago nkwiye kuzajya niganyira nibaza uko ejo nzaba meze. Icyambere nzajya nibuka yuko Imana ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko ijya inkundisha ibinkwiriye mu munezero n'umubabaro byose. Yesu ajya bimpama amahoro, ajya mba hafi buri munsi kandi ajya ngenera ubuntu bunkwiriye, ajya nyikorerera imitwaro. Niwe data kandi niwe mama, nkuko ajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri ibyo byose buri munsi, ajyamo imbaraga. Ngiryo ni isezerano Kristo yampaye. Maze iminsi ndeba ibintu bisa n'ubutumwa ariko bitari ubutumwa bwiza. Ubutumwa ni iki? Message cyangwa ubutumwa bwose si ubutumwa bwiza bukiza. Imana iduhamagara, yagiye ihamagara abantu mu mpano zitandukanye, iduhamagara mu byiciro bitandukanye, ariko iduhamagara igambiriye ko twubaka icyubakwa kimwe bitwa umubiri wa Kristo. Yisomye Romanize cyangwa Abaroma ibice 12 haravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi za Kristo mutambe imibiri yanyu b'ibitambo bizima bigera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera gukwiriye. Ntimwishushanye nk'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, mumenye yuko iby'Imana ishaka nibyo bikwiriye kandi bitunganye rwose. Ndabinginga umuntu wese wo muri mwe ye kwifata uko atari, kuko umuntu wese yahawe impano. Aravuga ngo umuntu wese wahawe impano ahanura uko kwizera kwiye kungana. Nimba aravuga ngo turi ingingo zitandukanye ariko umubiri n'umwe ni uwa Kristo. Mbivugiye iki? Mbabazwa mu minsi ya none iyo tuvuga ngo ntago umuntu ashinzwe, wakebura umuntu akakubwira ngo wese nguranshinzwe. Dusigaye dufite systeme iri satanike. Satani yazanye ibihenda abana. Imana yarambwiye ngo Satani yanyaze abantu presence y'Imana cyangwa icyubahiro cy'Imana, arangije abambika igisuzuguriro, kandi muri icyo gisuzuguriro abantu bazi ko bambaye icyubahiro cy'Imana. Imana irambwira ngo abantu bafite izina ryo kwitirirwa Kristo, ariko Kristo ntago atuye muri bo, nta nubwo agendera muri bo. Ijambo rivuga ngo iki? Iravuga ngo niba mwarahamagawe cyangwa abo yahamagaye yarabatoranije, abo yatoranije yabahaye ubwiza. Mbivugiye iki? Mbivugiye ko dufite defo kote febre, intege nkeya zivuga ngo buri muntu wese niwe muhamagaro, ariko nukuri ndagushinzwe, nawe uranshinzwe, kubera ko icyubakwa ni Kristo.
nimbura ijisho nanjye nkaba ndakanwa irifo kundebera gatotsi kaza mu ryanjye ukanokora nawe kandi irifo ko wamvugiraho navuga. Ariko nimba ari ibintu bitangaje, Imana yarambwiye ngo abakozi ba Satani barihuje barangije bagira ubumwe, ariko abana b'Imana Satani yabanogoyemo amaso abateza umwuka wo kudahuza no kuba bashyira hamwe. Imana irambwira ngo Satani yabanyaze icyubahiro cy'Imana arangije abambika igisuzuguriro. Kuki mfite ubutumwa buvuga ngo guhagarara mu bikomeye ariko Imana igahabwa icyubahiro? Nuko imihamagaro y'abantu n'abahamagaye, abantu benshi bafite imihamagaro y'abantu ariko bari gukora mu izina ry'Uwiteka. Ikindi cya kabiri, hari n'abahamagawe na Satani bafite imihamagaro ya Satani ariko bari gukora mu izina ry'Uwiteka. Bari gukora mu izina ry'Uwiteka y'ikibisi kinini cyane gifite umuvuduko uri hejuru urenze wa 80 cyangwa n'uwijana bita ikidini. Icyo kibisi ni ikidini kiri kuyobya abantu, banze kubwiza abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Imana yarambwiye ngo bahagaze bameze nk'ibituro bisize ingwa, n'imbere n'amasega aryana, babwiriza ubuntu ariko ntabwo bafite, babwiriza agakiza ntako bafite, babwiriza imbabazi ntibababariye, yewe ntibigeze banababarira. Imana yarambwiye muri no minsi, irambwira ngo Adrien, ngo genda urangurure ubwira abantu ngo mu Rwanda nta maraso azigera kumeneka, nta yazameneka. Imana irambwira ngo nubwo abantu benshi birirwa bavuga ngo intambara irabaye, abandi bakavuga ngo karabaye, Imana irambwira ngo uzababwire ngo intambara ziri mu mitima yabo n'amatika barimo aruta neza amasasu n'ibyo abantu bashaka. Imana irambwira ngo uburyarya n'ubugambanyi abantu bafite n'ishyari bakenyereyeho n'urwangano ubwabyo ni intambara irenze y'amasasu. Rero biratangaza iyo abantu bavuze ngo Imana ubu ngubu umwuka w'abasatuzi wimukiye mu bantu basigaye bitirirwa izina ry'Uwiteka. Kera abasatuzi bari barimukiye ngo Imana irabivivuye, ngo Imana iragutabaye. Kameme Imana iratabara kandi Imana irabivivura, ariko ibyo si ibintu ukwiye kubwiriza abantu. Oya, abana Bibiliya ivuga iki? Nzi inama zanjye kandi nanjye ziranze. Iyo zumvise ijwi ryanjye, data, abana banjye, abana bo mu rugo, iyo batatse bamenya icyo se avuze cyangwa bamenya icyo bashaka. Na Kristo niko natwe tumeze. Iyo turi intama zo mu cyanya cy'ubwatsi bwa Kristo, tukaba turi abana mu rugo, Imana izi ibidukwiriye kandi natwe tuzi icyo Kristo ashaka. Noneho biratangaje, umwuka w'abasatuzi warahindutse. Mu minsi yashize twareberaga abantu bakora kwesikoroka cyangwa ubutekamutwe mu buryo bw'abantu babwirizaga ko ibitangaza. Uyu munsi bahinduye imaje, basiduka babwiriza. Muri iki gihe bahindaganye, bari mu ntambara, intambara irabaye, bya bindi. Imana yarambwiye ngo nzaza ku muntu ku giti cye, nzaza ku muntu ku giti cye. Irambwira ngo nzaca ahantu, nzanyura ku bintu kandi nyure ku muntu. Umuntu wese azumva Imana mu yesayidi cyangwa mu rwe ruhande. Uko Imana izagera iwanjye siko izagera iwawe, uko izagera kwa naka siko izagera kwa naka. Kubera iki? Abantu benshi bafite izina ry'uko bitirirwa Kristo, nyamara nta Kristo batunze. Imana rero irambwira ngo dukwiriye guhagarara mu bikomeye, Imana igahabwa icyubahiro. Ibikomeye tuvuga ni ibimeze bite? Iyo muri iki gihe cya none Satani yazanye siloga cyangwa azana jingo cyangwa animasiyo cyangwa azana tayito cyangwa amatopiki avuga ngo menya ibyawe nanjye menya ibyanjye. Pasika, ninde wababwiye ko itorero rya Kristo riri mu ibanga? Ibi ninde wabibigishije? Ninde wabibabwiye? No, itorero rya Kristo ryitwa Ecclesia. Ecclesia ni Ecclesias. Ecclesias ni eka. Eka ni agace k'abantu bahoze mu isi, baba mu isi ariko ntabwo ari ab'isi. Abo ngabo Bibiliya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nta mutini wera umugenge, nta mugenge ushobora kwera igikomamanga, nta komamanga ryera igitovu. Bibiliya bavuga ngo nimwite igiti kari kibi muramenye n'imbuto muziteme, ariko igiti nimba ari cyiza n'imbuto muzite nziza. Nta wasoroma umutini ku muzabibu, nta n'umuzabibu wera iki? Wera umutini. Ni ukuvuga ngo ironji ntabwo ishobora kwera avoka, avoka ntishobora kwera umwembe, umwembe ntabwo ushobora kwera ironji. Igiti cyose kimenyekanira ku mbuto zacyo. N'abana bo mu rugo rwa data, haleluya, abana ba Kristo, abana bo mu ntama zo mu cyanya cy'ubwatsi bagaragarira ku mbuto. Nta muntu rero wavuze ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga. Ikinyoma cy'idini
abantu bakakubwira ngo bari mu ibanga. Ko tumenya aho umuntu asengera tukamenya adresse, ni gute tutamenya nimba umuntu ari umwana w'Imana? Ariko biratangaje ingorane zihari rero, ko tubona abantu bafite ibikoresho by'umurimo, tukabona abantu bafite ibikoresho by'imihamagaro, ariko twareba tugasanga bataritabye umuhamagaro. Imana yahamagara Yeremiya igice cya mbere, yaramubwiye part 1, yaramubwiye ngo Yeremiya nakumenye ntarakurema. Ikindi cya kabiri nakwejeje utaravuka. Ikindi cya gatatu umva intego Pasika ndeba tuganire. Icya gatatu nagushyiriyeho kugira ngo ube umuhanuzi uhanura amahanga. Imana iduhamagaye part 1 iratwibwira, part 2 itubwira iki duhamagariye, kandi imaze kuduhamagara Imana iratweza. Niko umuririmbyi yaravuze ngo umuntu w'Imana yaravuze ngo ntacyo nishoboreye. Haleluya. Nari gasubizwa n'umuriro umushyuhije, aravuga ngo mwami we noneho ngwino ntume la fodra. Hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Muze tujya kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo rya Kristo. Iyo umuriro wa Kristo gushyuhije uravuga ngo mwami I'm back again, nagarutse. Yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Iyi Imana izi kote febre ikamenya na kote fort. Imana izi intege nkeya zacu ikamenya n'ibyiza. Niko umuririmbyi yavuze, ni data twese mwiza azi intege nkeya zacu, nuko ajya tuguyaguya akaturinda Satani. Iramubwira ngo nakumenye ntarakurema. Imana iratuzi. Yeremiya bisobanura Yeremiya ni ijambo riba mu Giheburayo no mu Kigiriki bivuze ngo nuwajugunywe mu isi. Yeremiya yajugunywe mu isi ku bwa misiyo ya Kristo, mission ya Yesu. Irangira ngo nakumenye ntarakurema, mweza ukiri urusoro. Iyo twitabye umuhamagaro, haleluya, Imana iratweza. Itweza ryari? Idukuye muri rya ngombe. Itweza ryari? Idukura mu batindi. Itweza ryari? Bibiri ivuga iki? Kera nimwari ubwoko, muri iki? Muri ubwoko bw'Imana. Namwe yarababariye abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, mukurikije imigenzo ya kera, ibyo mwagenderagamo kera, mukurikije umwami wa kera. Ariko kuko Imana ari umutunzi, haleluya, kuko Imana ari umutunzi, ongera ariko nyuzuza, kuko Imana ari umutunzi mwiza w'imbabazi, yaduhinduye bazima muri Kristo Yesu. Kubw'ibyo Paulo yaravuze ngo sinjye uriho, ni Kristo uri muri nge. Ibyarindamu yanjye nabitegereje kari nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Urambwira ngo itorero rya Kristo ntirigaragara? Abantu barasambana, abantu bari mu murimo w'Imana bafite ibimenyetso bigaragaza ko ari indaya. Ngaye mu pastor, ngaye mu prophet. You pastor why? You prophet why? I am evangelist. You evangelist. You evangelist. You evangelist why? Ure evangelist gute? Mbona wera imitini utera inzabibu. Muri Yesaya 5 harabivuga, habanga urutoki rwanjye nararutabiri, ndirimbira umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu, niringiye ko ruzera imbuto zita inzabibu, ariko natunguwe no kubona zera iki? Indimu. None rero ngiye kugira gute gusenya uruzitiro? Nindangiza ndukureho. Yamubwira ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga. Muzajye kubeshya abandi bavanga bategera ibwami babeshwa byinshi, ariko itorero rya Kristo riragaragara. Abana b'Imana barazwi mu isi no mu ijuru, barabazi. Iyo uciye ku muntu arakubwira ngo uyu ni umugenzi. Ibimenyetso by'indaya umuntu arabifite ngo yarahamagawe. Wigeze ujya mu iduka ahantu bakubwira ngo iyi ni kantine, ntibyandikweho? Handitse boutique barakubwira ngo ni boutique. Alimentation barakubwira ngo ni alimentation. Minalimentation barakubwira ngo ni minalimentation. None umukozi w'Imana ntagaragara, nta n'isoni na nkeya mugira. Iby'isi biragaragara, bigira n'ibyapa. Abana b'Imana nibo batagira ibirangantego. No, nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngezeho gupfa. Nge ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyiragiza n'ibyago byose, nkumva nduwe n'umwami Yesu. Nge ndi umukristo, gakondo yanjye iri mu ijuru ku Mana yanjye, nta nzara ibayo, nta n'umuruho. Aba bose bagize gute? Baranezerewe. Muri nzi imenyesha igihe iwacu niye si muhero, ngo yumva ijwi rimubwira ngo guma mu ntambara, urugamba ruzagira gute? Ruzashira. Umuririmbyi wa 400, twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, twitegeye iki? Ururembo.
423 hari umwami 427 hari umwami wa kera y'umugwaneza 430 mpa amavuta mbone kwaka. Abana b'Imana baragaragara, torero rya Kristo riragaragara, abanyamumaro baragaragara. Ahubwo dukwiye guhagarara mu cyuho mu bantu Imana nugibuza abana reka kubona mu umumaro, kwagara mu bikomeye Imana igahabwa icyubahiro. Bisiriye byoroshye mwirirondo ryivanze n'abajura, n'igihe amasega yaje aho umuntu ajya gusambana yaba ari umukobwa bati Imana ibabare gucumuza igice cyo hasi, nk'ubwo yatuye yaba ari umurozi bati Imana ibabare kwifasha gucyura bayo, yaba ari umugore waciye inyuma umugabo Imana ibabare gutanga ibiryo gacizwe. Birivuga iki? Pawulo yaravuze ngo yemwe Abagalatiya b'abapapa, ninde muntu wigeze ubaroga mu bice bitanu no mu bice bitandatu? Mwabanje iby'umwuka, none muherutse iki? Muherutse iby'umubiri. Abantu bari mu isoko byitwa mburabumaro bita YouTube, bari muri birahendutse, paje ati mbona umudiyasipora, paje ati mbona amafaranga. Ibyo ni byiza, ariko Jehova yavuze ngo ugira ifeza n'izahabu ni byiza, no kubaho neza ni byiza, ariko uzandindira ubugingo. Kimwe mu bintu biteye agahinda nuko impamba y'urugendo twibagije intego y'urugendo, ariko abagenda bayemba hayiwe mubansezerere, ni mwebwe muduteje akaga, mutumye abantu batakiba abakozi b'Imana. Ngoya ngo bose ngo barivanze, ninda bibabwiye ihereho. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo genda babwire ndajya mfite 7 bitigeze bipfukamira Bali. Imana ifite abakozi guhagara mu bikomeye, Imana igahabwa icyubahiro. Saduraka, Meshake na Abedenego banyura mu itanura ry'umuriro babwira umwami ngo mwami we, haleluya, Herafordiyeda ibasha gukora, haleluya. Pasiteri we, ibiruta cyane ibyo twibwira, ayiwe nkuko imbaraga zayo zidukorera mu koziri niko nayo ingana. Babwiye mwami ati Nebukadinezari we, Imana dukorera ibaje kudukiza, ariko nayo itadukiza ntitwakubararira ibishushanyo. Abantu rero bubarariye ibishushanyo, baretse ubutumwa bwiza, baretse uko bahamagawe. Uzabigenzura, turi mu nyigisho zo kwigana, nanjye ngerewe turi mu nyigisho zo kwigana. Iyo tugiye mu ikanisa tuvuga ngo ngiye gusenga, reka nje kwa pasiteri runaka, reka nje kwa Minyoni, reka nje kwa Kabanda, Julienne Kabanda, hari mu mavuta icyokere cyo mu kidoro ko mu ndeba. Itorero bita idini, kibisi kinini kijyanye abantu mu kuzimu, kibisi kinini bita amatitire y'abantu, atumye abantu bagiye kurimbuka, atumye abantu babura ubugingo. Ariko Daniyeli, Meshake, Saduraka, Meshake na Abedenego nubwo barahinduriye amazina, Sadaka bari ikigirwamana, Meshake bari ikigirwamana, Abedenego akaba ari ikigirwamana, baravuga ahangaha byarahindutse, ariko ubugingo bwo ni buzima. Baravuga ngo tugomba guhagarara mu bikomeye, Imana igahabwa icyubahiro. Ndabifuriza guhagarara mu bikomeye torero, Imana igahabwa icyubahiro. Muri ibi abantu benshi banamutse, niwe Yesu akeneye. Nubwo turi mu kibisi kinini kiri kujyana abantu bw'itarimbukiro, si byiza ko tubabera tukababeshya, si byiza ko tuba muri urugendo tuvuga ngo turi abagenzi tutari abagenzi, si byiza ko twitirirwa Imana itari muri twebwe, si byiza ko tuvuga ngo turakirijwe tudakirijwe. Wivuga ngo nta mukozi w'Imana ukiriho, bariho, ahubwo ubwo nimba ntuzaye iyo utaryandugira ngo ibyo nibyo biryoshye, iyo utaryandugira ngo ibyo nibyo biryoshye. Iyo umuntu yaguye agira ngo n'abandi bose baraguye, hoya. Guhagarara mu bikomeye, Imana igahabwa icyubahiro. Misiyo y'itorero nuko tubwiriza abanyabyaha. Icyatumye Yesu apfa akabambwa i Nyabihanga nuko kugira ngo abana b'Imana babone ubugingo. Unkureho ibya Pasika wowe umwana w'intama w'Imana, dore ko mwebwe muyikora mu kwa kane, ubundi Pasika yarabaye mu kwa mbere ku itariki 14. Ibyo ni iby'idini. Unkureho n'ibindi, ahubwo umukono Paul yavuze ndasiganwa ariko ntago meze nk'utazi yonja, ndamaraniraho dutanguranirwa, shaka gusingira, haleluya, icyo Kristo yampatiye. Yari beno difodre, niyo ntego y'itorero ry'Imana. Guhagarara mu bikomesha,
bandi bari gutwiga kuri YouTube ngo barebwe, bandi bari mu nkuru za kanaka, ukavuga Yesu akamamara, ukagendana na Yesu. Bibiliya iravuze ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigwiriye. Abahamagawe ni benshi ariko abitabye umuhamagaro ni bakeya. Torero ry'Imana, Satani ageze ahari abana b'Imana abari kubarimbura runono. Il faut faire attention mon cher ami, il faut faire attention mon cher ami. Attention mu rugendo, attention. If we don't change, the change will change. Uranga guhinduka, ariko umwongereza aravuze ngo time will tell. Igihe kizabisobanura, igihe kizabivuga. Turi mu kibisi kinini ariko igihe kizagaragaza ko twahamagawe. Turi mu kibisi kinini kivuga ko bose ari abashumba ariko igihe kizatandukanya abahamagawe, abihamagaye n'abandi bangajwe na Satani. Torero ry'Imana, ni igihe cyo kugira ngo duhagare mu bikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Ni igihe cyo kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, abanyabyaha bihane. Wimbwira ngo itorero rya Kristo riri mu ibanga. Abana b'Imana baragaragara, abanyamumaro baragaragara, n'abisi baragaragara. Ukabisi bagira ibirango bibagaragaza, n'abana b'Imana barabigira. None turabona ufite ibirango bigaragaza kuri wa Satani, ngo Imana ireba mu mutima. Mbega ikinyoma cy'idini, yarebye mu mutima kwa ndetse kami ka muntu niki? Ko kami ka muntu ari umutima w'umuntu, kigiri ku muntu ari cyo umuntu agaragara mu bintu bitatu. Ikintu kigaragara, ibyo avuga, n'ibyo akora, n'ibikorwa agaragara. Nibyo tugaragaza ko umuntu ari umugenzi. None ibimenyetso ufite urinda, ibimenyetso ufite nibyo mu bapfumu, ibimenyetso ufite uzikurikirana, uziko wimuye Imana. Warangiza ngo reka rero nta bantu bagikora kuri divorce, nta bantu bagikora kuri ubu rero ibintu byose mwarabyoroheje. Turi mu isi ya temporalisation, ibintu byose mwarabyoroheje. My dear friend, uru rugendo nta mikino irimo. Biradusaba kugira ngo tumaramaze, biradusaba kugira ngo duhagarare mu cyuho, duhagarare mu bikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Amina. Imana ihabwa icyubahiro. Mu ndayo uhagarare muhamye, numara kumwemera nk'umukiza, tuhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Winginga Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wagiriwe. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe. Nicyo ngusabe, nawe ikibanza na Data wo mu ijuru mu rugo rwera kubw'umwana we azanjyaneho tubane iteka ryose. Nyangira amatsiko arabanguko kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye. Atemba nk'uruzi abisi ntibayazi, icyama ngo na uyahabwe nawe. Njya ninginga Imana kereke Yesu, umwakire nawe. Nicyo ngusabira yo. Njya ninginga Imana Radio Fodra, ndumva mbajijwe Adrian, ngikwereke Yesu Bernard Fodra, imwakire. Ntabwo ayiwe umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo intambara zizabura, ntabwo amahoro azabura keretse Yesu atembye urupfu n'ibyago. Ku irembo Yesu ari ku irembo, muko araje kandi ageze ku irembo. Abanyetorero turagiye, abanyamuhamagara turagiye. Nubwo mwebwe isi iri kubaryohera, natwe mu ijuru bari kutubwira ngo turagutegereje. Mwami we uzaza ryari? Twasize ibyacu byose yo turagukurikira yo, kuko tumaranira kuba mu bwiza bwawe. Mwamuza zagiye kiyo Beri Fodra, Dekodi Fodra, Drosti Fodra. Irizima n'abakuru n'abakerubi bategereje umugeni watsinze isi, agatsinda umubiri, agatsinda na Satani shayiri yo agatsinda isi, akayibwira ngo impossible. Isi iraryoze reba ngo no impossible. Ugatsinda abagore barahangasha, basaze banze kubaha abagabo babo. Ukabatsinda, ugatsinda abagabo banze kubaha Imana, ukavuga ngo reka mpagarare mu bikomeye. Kera indaya twazi, indaya zabaga mu tubari, indaya zabaga ubu zaje kwicuruza ku ma YouTube, ziri kuri Wambonye. Birasaba rero intwarane. Turi mu kibisi bita YouTube. YouTube ni isoko mburamumaro. Haraza kuba rero umuntu witwa Mukristo, Mukristo ageze mu isoko mburamumaro, baramubwira ngo Mukristo uragura iki? Haravuga ngo njyewe ndagura ukuri we. Yo il Bernard Fodra agura ukuri. Nta bwenge barabaza ati mbese wa mugabo uvuye? Bati mvuye
tuwambutse gute se? Ati nahuye n'uwo bita Mwishakira Ndamu. Mwishakira Ndamu yakwambukije gute? Ati namuhaye ibiguzi arangije agira gute? Aranyambutse. Bati mpereza urwandiko rw'agatanga ka mbere. Bati njye mfite urw'itorero, pasiteri aranyemera, ntanga icya 10, ntanga icasugi, ngo yatangaga icya 10 ngakagera ku isogi, ngakagera kuri Nyiragasogereza. Ariko ijuru ritamwemera sha, Imana yamureba ari umusambanyi ikabona ni ikibwa kibyibushye. Yewe we yamubona ari umuhesi ikabona ni igihene cy'igiduhagire kigira gitya, hadi kiraririmba ariko ni ihene, yo kirana ariko ni ihene, yo arerekwa ariko ni ikibwa, ya baba, yo nta bwenge rwose yari uruvu. Mwiyere ku manuzi yakerekwa akabona n'urunyaruvu ruriyoberanya, akabona ni indyarya, akabona ni amapusi, abandi ni abariganya n'inzoka. Umutwe ko mbona ari umuntu, amaguru nkabona ari inzoka. Byagenze bite? Baramubwira ngo tubwire iby'uru rugendo, wambutse gute? Duhereza urwandiko rw'agatanga ka mbere. Bati njye mfite icyangombwa cy'uko pasiteri anyemera. Yo mbega abantu muzatungurwa, yo mbega abantu muzatungurwa, abantu babemera mu ijuru bababwira ngo no. Mbega abantu muzatungurwa, mwitondere iki kigare murimo. Imana yaratubwiye ngo mwirinde ibiterane bigiye kuza kwaduka, kubera ko Satani azabikoreramo. Bene da nta makuru muri kubona, si ibyo byanzanye. Yewe we ayindayazi hamfisi ziri guhogoza, urahogoza ariko urindayo urabizi. Urabizi ko Yesu atakurimo, nta cyangombwa cy'agatanga kanzira ka mbere, ntabwo wigeze uca ku marembo abantu barasukiraho, wararashwa ariko emera urasuke. Tugiye gusenga. Guhagara mu bikomeye Imana igahabwa icyubahiro my friend. Uhagaze gute mwene data? Imana irukubwira iki? Nibyo ko kamakuba arahari, ibigeragezo sinaje no kubwira ngo birabuze, ahubwo bigiye kwiyongera cyane. Uko iminsi igenda yiyongera ni ibyago bigiyemo byiyongera. Muri kwanga kubwiriza ukuri, muranga kuvuga ubutumwa, mwarekango byaro muracyari mu munyenga, nta karaba, inkwi n'amazi biri inyuma. Abana b'Imana yo muracyafata Bibiliya mukaza kuri tubanga mukadutega amatwi mukadutunga mikrofone ngo tubwirize ubutumwa, nta karaba, nta karaba. Bagiye kubafatira ibyemezo none bizajya bituma umuntu atabwiriza Yesu. Cyangwa tukabwiriza iby'isi ryohewe, tukavuga Kigali wishoye, tukavuga ayiwewe turi muri guma cyacyokere. Gipindisha gipindi ndi wakuvuga ubutumwa bwiza ngo yewe ngo batantera amabuye nimushake muntu ke. Ubundi se njye ndinde se kuruta Yesu? Nta mugaraguruta shebuja. Mugeri kirenge mujyande mu cya Kristo niwo Yesu yavuze akibo yagewemo. Twebwe bazanacugusa sha ubwo turi abavizionnaire. Yibwiye umuntu arakubwira ati ngewe kimenya ko ndi umu.com, nkaba.com wona abantu bagena n'ibigezweho. Vuga ubutumwa rigezweho ngo sije kubwira abantu ngo iby'ubugingo, abantu zibagezweho ngo nabakurebera ngo Imana irabivivuye, sabianisha abasambanyi, mbega bapfuye mu mwuka, mbega intumbi zo mu mwuka. Uhagara mu bikomeye Imana igahabwa icyubahiro. Uhagaze uhagaze mama, uhagaze umwuka w'abapfumu n'abasatuzi w'uruzerero ukugeze kuki? Ko mbona wayembayembye, ko mbona umaze kumera imvi z'urutarutaro, ko wumvaga iby'agakiza, ko wumvaga iby'ijambo ry'Imana, ko wumvaga ukuri, ko wakundaga bera, none uyu munsi runaka atinze kurekura. Ati mundebere inkuru usohotse we, akabarore we, yo akabarore. Imana yarambwiye ngo izatwikura kandi iri gutwikurura. Ubu itangiro rero birasaba kugira ngo duhagarare mu bikomeye abagabo bwe, tuhagarare mu bikomeye. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. N'ubundi abahamagawe ni bakeya, abitabye umuhamagaro ni bake. N'ukuri ko Imana yaremye ijuru n'isi si ikigare. Yaba abantu ni bake, abavuga butumwa ni bake, barahamagawe ariko buri wese aza aravuga ati ngenda hitamo uyu mujyo, ngenda hitamo uyu muvuno, ngenda hitamo ibingibi. Ariko babandi bahamagaye bavuga ngo ngewe na Yesu nge turi umwe. Babandi bamatanye na Yesu nkuko Rusi yomatanye na Naomi, akavuga ngo uzagwa niho nzagwa, ibyo uzarya nibyo uzarya, Imana yawe izaba iyanjye. Abo ni bakeya. Abantu benshi babanira Yesu mu bihe bibi,
bagera mu bihe byiza bakamutera umugongo. Abandi babanira Yesu mu bihe byiza, bagera mu bihe bibi bakamutera umugongo. Ariko ijambo ry'Imana, ubutumwa nazanye nubwo guhagarara mu bikomeye mw'Abanyarwanda, Imana igahabwa icyubahiro. Ibikomeye biraje Abanyarwanda, mwabavuga ubutumwa mwe, ubutumwa mfite nubwo guhagarara mu bikomeye, Imana igahabwa icyubahiro. Utitaye kuri tayito, ntabwo Yesu akangwa na tayito nka yemu revera. You revera what? Yo, ntabwo Yesu akangwa no guhanura, Yesu akangwa n'agatanga ka mbere, kuko winjiye ku marembo warasukiraho kamango nge ndo umugenzi. Haleluya. Elifori welikoli wele drosta fodre drosta. Ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe niryo rikiza, niryo ryatubyaye, niryo ryatuzuye, niryo ryatugize aba turibo. Wabwiye Ezekiel amubwira ngo genda ubambwirire, nugaraba mu nzu y'abagome ariko genda ubabwire. Igihe yikoreraga intonga y'umwanda y'amazirantoki, iramubwira ngo genda unyure mu murwa sha. Ezekiel we genda unyure mu murwa, ngo buri wese uri buze kwinukiriza, ngo ari buze kwinuka. Nurangiza ubambwire ngo ko uyu mwanda ubamereye nako bameze imbere yanjye. Ubabwire ngo urashaka ko bakizwa. None natwe mwami tugeneye ko wongera abakizwa, hagabanya umubare w'abarimbuka, ongera ugarura abantu iby'agakiza. Nubwo Satani yanogoye abantu amaso, ariko umwuka w'Imana aracyahari kandi uracyari mu itorero ryawe. Ongera tugarukeho rero mu mbaraga za Mwuka Wera. Amen.